burya ubuzima dufite niwo mutungo ukomeye cyangwa se w'ingenzi burya tuba dufite cyangwa se dutunze. Mu kiganiro cy'uyu munsi by'umwihariko tugiye kurebera hamwe ibintu 10 wakora buri munsi bigatuma ugira ubuzima bwiza, ibyago byo kwasirwa n'indwara zitandukanye bikagabanuka, ndetse nanone bigatuma ushobora kuramba cyangwa se kumara igihe kirekire ufite ubuzima bwiza, bikakurinda kurwaragurika ndetse no kwibasirwa n'ibindi bibazo by'ubuzima. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu ushobora gukora bitagusabye n'amafaranga, ni ibintu bitagusaba amashuri menshi, ni ibintu bitahenze, muri make wakora ukarengera ubuzima bwawe. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, gerageza ucyumve cyose kuko ni ikiganiro cy'ingenzi buri wese akeneye, ushobora gusuzugura wibwira ko atari ingenzi, ariko uraza kumva ko ari ikintu cy'ingenzi kandi ari ibintu ukwiye gukora buri munsi ukabigira umuco, kuko byarengera ubuzima bwawe kandi nanone byatuma ugira ubuzima bwiza muri rusange. Burya ikintu cya mbere ukwiye gukora buri munsi kikarengera ubuzima bwawe, kigatuma ugira ubuzima bwiza, kikakurinda kurwara indwara zitandukanye, ni ukunywa amazi ahagije. Burya amazi ni ingenzi mu mikorere y'ubuzima cyangwa se umubiri muri rusange. Amazi ni kimwe mu bintu bitugize. Amazi buryo mu mubiri abonekamo ku kigero kiri hejuru cyane, kandi amazi arakenerwa buri munsi n'umubiri mu gusohora imyanda iri mu mubiri, mu gufasha mu igogora ibyo twariye, mu kukurinda umubiri wacu kugira umwuma, ndetse no guteza imbere uruhu rwiza no gutuma tugira uruhu rwiza. Bavuga ko byibuze umuntu akwiye kunywa hagati ya litiro 1.5 kugeza kuri litiro 2, cyangwa se litiro 2 kugeza kuri litiro 3, bitewe n'igihe n'uko ungana cyangwa se n'akazi ukora. Nanone amazi akaba ari ikintu cy'ingenzi, ariko nanone ukanywa amazi yasukuye. Ushobora kunywa amazi waguze nk'aya mazi y'Inyange, Nile cyangwa se n'andi yo mu macupa. Ushobora no guteka amazi asanzwe ya robine iwawe ukayateka neza, ukica mikorobe, ubundi ukanywa amazi ukageza kuri icyo kigero ukaburengera ubuzima bwawe. Amazi burya ni meza kandi ni ingenzi ku buzima bwawe. Ikintu cya kabiri cyarengera ubuzima bwawe kigatuma ugira ubuzima bwiza ni ukurya indyo yuzuyemo intungamubiri cyangwa se ifunguro ryuzuye. Burya imirire iboneye nacyo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, kuko burya bavuga ko turi ibyo turya. Ibyo turya, ibiryo turya nibyo bitugize, nibyo bituma tubaho, duhumeka, tugenda, tukagira umubiri muzima. Iyo urya nabi urarwara, warya nabi urarwara, haba indwara z'amadiyabete, amahypertension, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi, cyangwa se za ndwara z'imirire mibi nka za bwaki ndetse n'izindi. Ni byiza kurya imboga n'imbuto zitandukanye, ukirinda ku biribwa birimo ukirinda kurya ku ifunguro ririmo amatsinda 3 y'ibiribwa, harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Ukarya ibiribwa birimo fibre, nabyo ni ingenzi nk'ibinyampeke ndetse n'imboga n'imbuto. Nanone burya ni byiza ko wakwirinda kurya ibiryo birimo amavuta menshi, burya nayo si meza ku buzima bwacu, ndetse n'ibiryo birimo isukari nyinshi. Nanone burya ni byiza kugabanya ibiryo cyangwa se ibiribwa ujya kureba mu nganda biri processed, kubigabanya ikigero cy'ibiribwa urya. Ikintu cya gatatu ukwiye gukora buri munsi cyatuma ugira ubuzima bwiza kikakurinda kurwara ni ugukora siporo buri munsi. Bavuga ko byibuze umuntu akwiye gukora siporo byibuze iminota 30 buri munsi, bigatuma agira ubuzima bwiza. Siporo yongera imbaraga mu mubiri, ikagabanya ibiro, igatuma ahungabunga ibiro bye bikagwa mu kigero cyiza. Siporo iteza imbere imikorere y'umutima ndetse n'imitsi itwara amaraso, ikanagabanya stress. Ushobora kugenda n'amaguru, ushobora gukora siporo zo kwiruka, ushobora gukora jogging, ushobora gutwara igare, ushobora kubyina, ushobora no gukora imyitozo ngororamubiri uri mu rugo iwawe ku mbuga cyangwa se muri sari wawe, imyitozo ngororamubiri yoroheje, ariko ugatagitinga iminota 30 ku munsi, ukaburengera amagara yawe bikakurinda kurwara. Ikintu cya kane cyarengera ubuzima bwawe no gusinzira bihagije. Burya gusinzira bihagije ni kimwe mu bintu nabyo byarengeza ubuzima bwacu, bikaturinda kurwara kandi bigatuma tugira ubuzima bwiza n'imikorere y'ubwonko bwacu ikagenda neza. Abantu bavuga ko byibuze umuntu akwiye kuryama hagati y'amasaha 7 kugeza ku 8 usinziriye buri joro. Inyungu birimo nuko iyo uryama umubiri wacu urongera ugasubira ku murongo, ukaruhuka, ugatangira kwisana
mu byangiritse ku munsi wakoraga, bikagabanya umunaniro, bigatuma ubwiyongere bw'umubiri wawe mu budahangarwa bwawo bwiyongera, ndetse nanone bigatuma ugira ubuzima bwiza muri rusange. Ikintu cya gatanu cyatuma ugira ubuzima bwiza ni ukwita ku isuku y'umubiri. Burya isuku y'umubiri ni ingenzi, haba kwiyuhagira umubiri wose, koza amenyo, koza umubiri wacu, kwambara imyenda ifuze, gutura ahantu hasa neza. Ibyo byose ni ingenzi ku buzima bwacu, bikurinda kurwara, bikagabanya ibyago byo kushobora kurwara n'indwara zirimo nk'iziterwa n'umwanda, guhora n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, amavirusi, amaparasite ndetse n'ubundi ubukoko bushobora gutera uburwayi, bigatuma ugira umubiri ukeye, ufite ubwirinzi buhagije, kandi bikaba bishobora gutuma ugubwa neza, kumva nawe umubiri wawe utuje umeze neza. Ikintu cya gatandatu ukwiye gukora buri munsi kikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'uburwayi kandi kigatuma ugira ubuzima bwiza ni ukugabanya stress ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Burya stress ni kimwe mu bintu bishobora gutera uburwayi bwinshi, harimo nk'indwara z'umutima, hypertension, diabete, kwangirika k'ubwonko, ibibazo byinshi n'imikorere mibi y'ubwonko nko kuba ushobora kugira amadepression ndetse n'ibindi. Ibyo ugomba gukora ibishoboka byose rero ukirinda stress, ukayirinda ushobora kugabanya, ukayivuza mu gihe cyose bishoboka, kuko stress ni mbi ku buzima bwawe. Ikintu cya karindwi cyarengera ubuzima bwawe ni ukwirinda ingeso mbi, harimo kunywa ibiyobyabwenge, kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi. Impamvu nazita ingeso mbi kuko ni ingeso zishobora ni imyitwarire ishobora gutera uburwayi bukomeye, nko kunywa inzoga nyinshi zagenda zikangiza umubiri wawe, zigatera imikorere mibi y'umwijima, zikanawangiza. Kunywa itabi byabitera indwara zikomeye, harimo kwangirika kw'imitsi itwara amaraso, kwangirika kw'impyiko ndetse n'ubundi burwayi. Ndetse nanone kunywa ibiyobyabwenge bishobora gutuma uva ku murongo, ukarwara, umubiri ukangirika ndetse n'ibindi byinshi. Muri make rero ibyo byose ni ibintu ukwiye kureka, izo ngeso mbi ukazivamo, ukazireka. Ikintu cya munane ukwiye gukora kikarengera ubuzima bwawe ni ugufata igihe gihagije cyo kuruhuka. Burya kuruhuka ni ingenzi, fata akaruhuko gahagije, kabone niyo kaba ari iminota 30 nka saa sita ugiye muri pause, ufata akaruhuko gahagije k'iminota 30 uruhuke, uturishe ubwonko, ushyireho telefone ku ruhande, ubanze waruhuka neza. Niba ugiye kuryama, niba ufate igihe gihagije cyo kuruhuka nta kintu kikurangaza, hanyuma umere neza. Ushobora no gufata igihe gihagije cyo gutembera, ukatembera n'inshuti zawe cyangwa se wenyine nko muri nature. Ibyo byose bihurira mu mutwe bigatuma uruhuka, cyangwa se ugakora ibintu ukunda. Ikintu cya 9 ukwiye gukora kikarengera ubuzima bwawe buri munsi ni ugukora check up, igenzura ry'ubuzima niko twabyita mu Kinyarwanda tugenekereje. Check up ujya kwa muganga bakagusuzuma uburwayi butandukanye, indwara z'umutima, hypertension, diabete, bakagufata amaraso, bakareba indwara ashobora kuba ufite utaruzi. Check up bavuga ko byibuze umuntu akwiye kwikoresha 2 mu mwaka, ariko niba bidagushobokeye byibuze 1 mu mwaka birahagije. Gukoresha check up bishobora gutuma umenya ko ushobora kuba urwaye hakiri kare, uburwayi butarakurenga cyangwa se butaragarigara inyuma, amahirwe yo kuba ushobora gukira akaba ari hejuru. Nanone bishobora gutuma ufata ingamba zo kwirinda no kumenya uburyo witwara bitewe n'uburyo bagusanze. Ikintu cya 10 cyarengera ubuzima bwawe kigatuma ubasha kugira ubuzima bwiza no kugira intego ndetse no kubaho neza. Burya kugira intego ndetse no kubaho neza ubizifite, ukagira icyerekezo cy'ubuzima, nabyo ni kimwe mu bintu buri wese akwiye kugira umuco buri munsi, akabasha kugira ubuzima bwiza. Bigufasha kwishyiraho gahunda n'intego z'ubuzima bwawe ndetse z'igihe kirekire, bikagufasha gushyira ibintu byawe kuri gahunda neza no kugira imigambi yo gutera imbere no kongera icyizere cyo kubaho n'icyizere cy'iterambere. Bigatuma rero wishimira ibyo wagezeho, ukishimira ubuzima. Ibyo byose burya hari uburyo bishobora gutuma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bugenda neza, bikakurinda kurwara indwara z'imihangayiko ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima ushobora guhura nabwo. Muri rusange rero ubuzima bwiza buraharanirwa. Ubuzima bwiza uzabuharanira kugira ngo bugire. Niyo mpamvu rero uruhare rwawe ari rwo rw'ingenzi mu gutuma ugira ubuzima bwiza, ukora ibi bintu tukubwiye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa, dutanga n'ubujyanama ku buzima.